ku munsi w'amarira yanjye ni Imana yanyeretse ko kwizera kubeshaho. Nta hirya nta haruguru, iri torero ryanyu ryatangiye nta musingi ugaragara ntawe. Yewe Bibiliya ivuga ngo kuko tutahawe umwuka w'ubwoba, kuko twebwe abamenye Yesu tutahawe umwuka w'ubwoba. Ariko abantu batunganya amasezerano ubwoba. Ibaze gutungana amasezerano ubwoba, gutungana amasezerano ubwoba. Mu buryo bwiza umukristo wizera ntagendana ubwoba, ariko twebwe no kuri toilette baraduherekeza. Niba ushobora kurema ikintu ukagihagarika hariya ntugende, ukwiriye kwahagarika ubutabazi ukabwinjiramo, kuko kwizera kurarema. Niba kurema rero ubwoba nabwo burarema. Amen. Bwana asifiwe. Iyo ushaka kubona kwizera kurema, ukoresha uko kurimo. Iyo ushatse gukoresha mu kw'abandi kurakugarura inyuma, kurakubwira ngo ibyo utekereza ntibishoboka, iyo nzira ucamo ntibishoboka, icyo cyerekezo ugiyemo uzagwayo. Ariko hari ijwi ritubwira, genda nzabana nawe, genda nzakorana nawe, genda nzaca inzira, genda ndi Imana ibeshaho. Iryo jwi urarikeneye.
ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 7. Turasoma ku murongo waho wa mbere tugarukire ku murongo w'10. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, muvuga butumwa bita Luka igice cya 7. Turasoma umurongo waho wa mbere turagarukira ku murongo w'10. Nuko ayo magambo yose amaze kuyabwira abantu ajya i Kaperinawumu, hari umutwaro utwara umutwe w'abasirikare. Yari afite umugaragu we akunda cyane, wari urwaye yenda gupfa. We yumvise inkuru ya Yesu, amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati, ni umuntu ukwiriye kumugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu, cyo ni cya mbere, ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye, cyo ni cya kabiri. Yesu ajyana nabo, ageze hafi y'inzu, uwo mutware w'abasirikare amutumaho inshuti ze ati, Nyagasani, ntiwirushye, kuko bitangwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Nicyo gitumye ntekereza ko bitangwiriye ndetse konza aho uri ubwanjye. Ahubwo tegeka gusa, umugaragu wanjye arakira. Kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite n'abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe ati genda, aragenda. Nabwira undi ngwino, akaza. Nabwira umugaragu wanjye nti kora iki, akagikora. Yesu abyumvise aramutangarira, ahindukirira abantu bamukurikiye ati, ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisiraheli. Izo ntumwa zisubiye mu nzu, zisanga uwo mugaragu atakize. Abafite Bibiliya handitse ngo iki? Atakize. Akize. Reba uwo muntu uri ku ruhande umaze ngo niko handitse nawe, handitswe ngo akize cyangwa atakize. Kuko hari abantu bajya gusenga VIP batajya batwara Bibiliya rega. Kandi bashaka kwitwa abakozi b'Imana bo mu kirere gusa. Yes. Nta Bibiliya ariko ni umukozi w'Imana, ni umukristo mwiza ariko nta Bibiliya agira. Ariko afite telefone ya smartphone ihenze, agomba kugenda afotora imihanda, afotora jaride, afotora n'abantu bagezweho bo mu kinyejana. Barahari. Muzagurishe telefone mugure za Bibiliya. Abari kuri kamera batwumve nabo turabibabwiye. Uko niba turi mu rusengero dukwiriye gutunga Bibiliya. Nibuze basise muri telefone. Uburiyo muri telefone utunze smart, ubure niyo kugura, warangiza ngo umukristo uzahora uriwe. Ngende umwiga nindiga ishuri rya Bibiliya. Kirazira ngira silabisi yo kwigiramo, ngira igitabo nandikamo registre yo kwandikamo ibyo turi kwiga, kuko umunsi umwe nzabazwa. Ariko dufite abakristo biteguye kumera nk'abatazabazwa. Ngewe mbitse amasezerano gusa. Hari icyo wambwiye Mana, ndindiriye ko gisohora. Yewe ntari ibintu bitazakunda nugira ubwenge buke bwo kumenya ijambo ry'Imana. Ntibisohora kubw'ururimi, bisohora kubw'uko hari ibyo uzi. Uko ibisohora ni ibiki, ibyo uzi ni ibiki. Yes. Niyo mpamvu mashyizemo kuvuga ngo ese handitse ngo arakira cyangwa ntiyakira. Bamwe burya bashobora kuvuga ati ntiyakize kubera ko nta Bibiliya agira. Bene abo bakristo ni babi. Mbabwiza ukuri, usibye ko abikigiye badakunda kubwizwa ukuri. Bene abo bakristo n'abakristo gito. Uba cyakoze hari ibintu nemera. Shobora kugenda gutya nciyeho kinjira mu materaniro. Ariko niba nateguye kujya gusenga, nkabirarana, nkabizindukana, nkabigendana, nkwiriye basi no kugira ko muri telefone ubure byose. Basi twara karinese izo verse biblique zivugwa uzandike.
nabyo byarananiranye. VIP, hari umubishop wanjye wavuze ngo hariho na VNP, azamutumira zisobanure basi. Na za VDP uri bukazitwigisha ziba mu rusengero. Nyabuneka abakristo beza nabagendana Bibiliya ijambo ry'iki ngo uradututse pastor. Ntabwo mbatutse kuko na mwarimu nibuza ubwenge ntiwamuhinguka imbere ndakawujyanye. Yes, ibyo bibe claire ni umugayo kuri twebwe. Iyo wimenyeho umugayo ugira ute urawukosora. Byumvikane neza. Amen. Tuze gusaba ntihagire ikintu cyose kiturangaza, haba abana tuze kumva ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Murarakaye ko mbabwiye nabi? Sikutari bubisabira imbabazi, nicyo kibazo. Reka dushyire irindi jambo ritoya. Abaheburayo 10 ku murongo wa 37 na 38. Haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye tuzamwishimira. Amen. Turabiyegereje mwese ababashije kugera mu nzu y'Imana, turabiyegereje kandi muri umugisha ukomeye kuba mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana ni ahantu bavuga ngo ni mu nzu y'imitima, by'umwihariko izina ry'itorero ryacu. Betlehemu ni izina rivuga ngo mu nzu y'iki y'imitima. Niyo mpamvu nta muntu uzaza yiteguye ngo ataha atariye. Witeguye ariko ko hari abantu batabiteguye kandi bibaho. Uko hari n'igihe utegurira abantu ku meza umwe akavamo akavuga ati nge siniteguye kurya. Ibyo bibaho. Ariko abiteguye ntibazabura ijambo ry'Imana mu nzu y'Imana. Ndashaka kuvuga ku kwizera kujyanye n'ibikorwa, cyangwa se kwizera ariko gushyira mu bikorwa ibyo kwizeye. Amen. Kuko hari ibintu bitazabaho nitudashyira mu bikorwa ibyizerwa. Bidashoboka. Ugasenga Imana ikagusezeranya, ikarindira ko isezerano iguhaye hari icyo bita gushyira mu hehe mu bikorwa. Umunsi umwe nari Kampala Uganda ndabwiriza, barafashwa baranezerwa barishima, ndahanura ndasengera abantu, ndashye naniwe baranyakira, mu by'ukuri bamfashe neza. Ibyumweru 2 namaze icyo gihe bamfashe neza. Ibyo ndi gukora ni umurimo w'Imana. Ndyamye Imana irambwira ngo Edouard ndikarame, ati sinimwe se bihurirahe, ati sinimwe uko iwanyu haba ibibazo, haba abarwayi, haba abadayimoni, haba shitani, nanjye ngabo niko no ku isi yose hagize ute hameze. Ibibazo bibi iwanyu biri na hano Kampala, ku isi yose niko bimeze. Nkorera umurimo utibaza ngo iki gihugu ndakivuga mwiki, kuko isi ni icya kabiri. Ukiva hano Uganda ukagera mu Rwanda uzatangiza itorero. Nahise nduka mu izina rya Yesu, toka shitani mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, shitani irangendereye kwaca inara Yesu, mu izina rya Yesu. Yo numva ndahamutse ndakanguka. Imana irambwira ariko ndabona shitani kuruta kubona Imana. Kubera iki? Iyo veribe ntabwo nari nyiteze. Naraje sinabikora. Uwo nari nishingikirijeho uzanzamura aranyirukana. Aranyirukana avuga ati rero burya ntitukiri kumwe, genda. Ayo yari amaboko nari mfite y'uwo munsi, Imana irayatema. None se Mana ko naho nari mpanze amaso hatemye, warumvisha icyo navuze? Ntacyo wavuze. Najya ahantu ati wowe Imana ibyikubwira urabyumva cyane, murimo w'Imana urimo urayikora. Tejo bundi mvuye Bugande,
cyane nawe nkamukonfusing ariko so mugani niba avuye mu giterane Bugande Imana ishaka kuvuga iki atari ko ari ibyo utari gukora nicyo gusa yashakaga ndabireka ndagenda njya Kenya ngeze Kenya ndabwiriza mara y'ukwezi narasize umugore n'abana nta n'ibiryo nari nabasigiye iminsi namazeyo umunyakenyakazi araza ndi kubwiriza nsengera abantu arambwira ngo Imana iravuze ngo nugera mu Rwanda utangize urusengero uziko numvaga natewe kuko icyambere nta rufaranga rwanakodesha na sare mfite habe n'uruhanya siko mujya mu rwita iyo rwabuze mukarwita uruhanya ngo rwarabuze iyo rwabonetse rwitwa amafaranga noneho ndabwiriza mbaza umushumba wari wantumiye ndamubwira nturiya muhanuzi ibyo yahanuye iyo ubirebye dore uko mpagaze dore uko mpagaze dore uko mpagaze urumva byashoboka arambwira ati reka nkubwire ibintu by'Imana udashyize mu ubwenge wayo uriya nyine yahanuye nk'umwana ariko mwihorere igihe nikigera buri izabikora ndyamye ryajwi riragaruka ngo ibyo wabwiwe wabyumvishije ndamubwira nti ryajwi ryambwiye ndi Bugande kandi ryagarutse rirambwira agiye kunsezerera nta nitike yampaye ishyitsi yampaye iringeza Nyabugogo iringeza Kimironko ndaribura umugore wanjye yishwe n'inzara ukwezi nasize bubaka urusengero kandi cyari kibanza nasize ukwezi kose abakristo batanze amafaranga menshi ariko umutima wo kuvuga ngo uyu mukozi w'Imana utumye ibintu bihinduka tumuhiki amen ndaza ku munsi w'amarira yanjye ni Imana yanyeretse ko kwizera kubeshaho nta hirya nta haruguru iri torero ryanyu ryatangiye nta musingi ugaragara ntawe ukwezi kumwe twari tubaye abakristo barenga 100 ndabyibuka turi kwa Mushimire twajyaga twicara turi abantu barenga 200 yari amezi 3 gusa none nakicara nareba nkavandi ariko burya bya bintu birakora nta bintu nibizima ubwo mbabwiye mwebwe ibindi ndabiretse uburyo mwavutse uburyo mwabayeho ni mu kwizera gusa ariko kwizera kurasaba ko uwo wizeye ajya gushyira he kuko nadashyira mu bikorwa bizarangira agenda na kwizera kutuzura ariko aragufite ese umuntu yizera iki Bibiliya ivuga ngo muri definisiyo y'Abaheburayo igice cya 11 n'umurongo wa mbere hari ijambo rivuga ngo kwizera ni ukumenya neza udashidikanya ko ibyiringirwa ari iki ari ukuri ibyiringirwa ni biki ni ijambo ry'Imana kuko ubuhanuzi bwose dutunze ni ijambo ry'iki ntabwo ari iry'undi muntu n'uwabihanuye si irye ni iry'uwabivuze uwabivuze rero araruta uwo yakoresheje tuba mu buzima butazana impinduka kuko kwizera kwacu kudashyirwa he mu bikorwa amen iyo ndumva iyo message ngo nyiha agaciro nemere kubabara ariko nkurikiye cya kindi Imana ivuga uyu munsi mba ndi evangeliste ufite inkweto zinywa amazi kuko aho ndi yagwera umugisha kuko yakwimuye mu cyiciro wari urimo ndi wabimenye utabimenye yimurira umugisha harigiri kuvuga usigaraho itari yirakubwira ngo imuka waruri ujyaho nagushyiriye umugisha ukajya wirwa wasamya ati Yesu we none kunyiciye narakubwiye ngo jya yabwiye Aburahamu ngo va jya nza guhindura ubwoko bukomeye nzogeza izina ryawe nzaguha umugisha nzaha umugisha bazakwifuriza umugisha yewe nzavuma bazakuvuma ava ajya kwizera rero ni ukuguterura kukakubwira aho ugana ukajyayo hari uherutse kutubwira ngo hari igihe uzirika inkoko igihe kirekire warayiziritse wamara kwizirika wanayizitura ikagira ngo iracyaziritse wayibwira genda ahubwo igakumbagara
yewe genda igahirima, yewe warakubohoye genda. Kwizera kukuremera amaguru. Kwizera nyako kukuremera iki? Amaguru. Ariko kwizera kutagira amaguru ni ngo kwizera kutagira ibikorwa. Amen. 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 Yemwe, haleluya. 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 Ngira ngo ni Habakuki yaravuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera kwe. Igice cyaho cya 2:4 haravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho, ukiranuka azabeshwaho no kwizera kwe. Kwizera kwawe kuzabeshaho abandi, ariko kuzabeshaho abandi ryari? Igihe kwakoze. Kuko igihe kuzaba gusinziriye ntikuzakora. Amen. Muzi impamvu mufite igisuzuguriro cyinshi? Nuko abitwa ko bakoresheje kwizera kwabo kukabyara umusaruro, nibo bababeshaho bakabasuzugura. Umuntu afite akazi kuko Imana yamuremeye ako kayira, yakugurira mitiyu ati ndagucurika amaguru arebe hejuru, umutwe urebe hasi. Ntabwo mubyumva se? Kuko yaremewe amaguru. Abatipe hanze abaremewe amaguru bayakoresha nabi, ariko sibyo byari bikwiriye. Kuko kwizera kwanjye 1 kugomba kumbeshaho, 2 kukabeshaho abo turi kumwe, 3 kukabeshaho umuryango mvukamo cyangwa nashatsemo, se kukabeshaho abo tugendana nabo twicarana, aho ngeze kwizera kwanjye kukabaremera. Amen. Ariko arabashaka kugira ngo kubesha abandi bakoze ibindi, ari byo byavuzwe kare, simbigarukaho. Rero Imana irashaka ko dukoresha kwizera kuturimo. Amen. 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 Hari ijambo nenda kubabwira. Kwizera kugera ibintu biguhagarika, bikubwira ngo ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ntibishoboka. Wajya uganira n'umuntu ukajya ubona atagukwiriye, yakubwira ngo ndagukunda, ati ubwo sibyo uvuze ni ukuri koko? Kari ubivuze ugiye kuburana yiki? Ariko kuko ibyo bari kukubwira kwizera kukurimo kutabyakira, ubona bidashoboka cyane. None se ubu ni ukuri? Ntundyarya ko yabikubwiye wabyakiriye. Amen. Kwizera nyako nugukora uwo munsi, kandi iyo ugufite n'uwo muri kumwe agufite kubesha. Amen. 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 Uzi ko hari umuntu ushobora kubwira umuntu ngo genda uriya muntu aguhe biriya bintu, atereka da nabari ujyayo, yewe genda twavuganye barabiguha. Aha ntaho nahera, wagiye ko nta kibazo, ati oya yewe ikibazo ufite niki? Umuntu ugasanga ubwoba bwaramwishe, tuzabaho ati ntituriho, tuzarya ati nukuri turapfuye, tuzakomera ati reka reka turagiye nta irimbi ryaduhamagaye. Yewe Bibiliya ivuga ngo kuko tutahawe umwuka w'ubwoba, kuko twebwe abamenye Yesu tutahawe umwuka w'ubwoba. Ariko abantu batunganya amasezerano ubwoba. Ibaze gutungana amasezerano ubwoba, gutungana amasezerano ubwoba. Hari ikintu nibaza, mu buryo bwiza umukristo wizera ntagendana ubwoba, ariko twebwe no kuri toilette baraduherekeza. None baraduherekeza da, hari utakisohora no nukuri sinsohoka, dore ikinyamaswa hariya dore aho cyicaye, dore aho gihagaze neza, ikinyamaswa akakirema akagiterera amaguru neza, akagihagarika kikajya cyasama ngo akati ngikira kirasamye, nta gihari, dore yewe ni urukuta rw'inzu ruharati have ni ikinyamaswa. Ubundi
ukwiriye kubisimbuza kwahagarika Imana. Niba ushobora kurema ikintu ukagihagarika hariya ntugende, ukwiriye kwahagarika ubutabazi ukabwinjiramo, kuko kwizera kurarema. Niba kurema rero, ubwoba nabwo burarema. Amen. Bwana asifiwe. Hari waririmbye ngo kavukire ngo yewe wiriwe ngo ngwino ngo ugende ngabimukira baje. Iriya ndirimbo ntabwo ariyo, kuko kavukire ntabwo ngiye nemezanya nayo. Ntabwo iyo wavukiye ahantu bivuze ko abantu bagomba kuza bakakwimura ukagenda. Kuki utatura muri bo? Kwizera kurakubwira ngo nibaza nzaguma, nibakomera nzakomerana nabo, nibatunga nzatungana nabo, nibageraho bagera nzahagera nanjye, kuko ibyiringiro byabo byo gukomera nanjye nzakomera. Ariko iyo byuzuye twese dutuye Kigali, bari bahatuye baragiye, niko babihisemo, ntabwo ari Imana yabikoze. Yes. Mutazagira ngo arahanuye, ntabwo yahanuye. Ahubwo igihe cyose ubwoba burakubwira ngo doruje arakomeye, wowe gira ute? Wemerewe kwatura mugaturana. Yajya sohoka mu gipangu kirimo sone, ugasohoka mu kimiyenzi ukagendana. Yes, cyane. Ugasohoka mu kimiyenzi kitariho n'urugi, wasohotseho bakanda. Yagira ngo bibi nawe ukambwira ati bite boss? Cyane cyane. Hakajya kubaza ngo ariko wowe kutagenda, ati ntaho nzajya. Mu bagenda sindimo. None se iyi miyenzi yawe ati hazasimburwa n'igipangu, kuko nawe wagishyizeho uri umuntu nk'abandi. Nawe wacyubatse wavukiye 9, nawe wagishyizeho suko akivukanye. Nta ndabyo wavukanye, nta zahabu wavukanye. Wavutse nk'uko abandi bavuka. Igirira neza mwebwe, nanjye izangirira. Ariko ubwoba burakubwira ati hunga 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 hunga, bakire baje. Umunsi wa mbere nagize abakristo harimo abakene benshi, ariko nifuza ko Imana ibatabara bakagera ku rwego aribo bazajya bavuga aho bavuye. Ariko twagiraga umukire winjiye mu rusengero bose bagakibaguza. Imodoka 3 zaparika hanze. Ngo Yesu we, ibintu byakomeye, uru rusengero ntirukiri urwacu. None se n'urwabande, n'urwabande mu byukuri. Aha, bakire baje. Muzi ikibazo kiba gihari, Satani yica umutwe akakumvisha kuri umukene. Ntabwo uri umukene, uri umukire utari wagaragara, uri umukire utari wahishurwa, uri umuntu ukomeye Imana izerekana ejo uriwe. Ariko iyo utabizi wihamba ukiri muzima. Mubwire ngo none turamenya kwizera kandi kubeshaho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kukubeshaho, kukubeshaho. Amen. Kwizera kugomba kugira ute? Kukubeshaho. Yesu yahoraga ashaka abantu bafite kwizera. Niwe yashakaga. Ninde nabona ufite mu kwizera? Yesu akigisha bamwe bakavate harya avukaye kwa Mariya nande na Yosefu. Nzabandora. Bamwe bakamukurikira, abandi bagasubirayo. Niko byari bimeze. Ntabwo abo yigishije bose ariko bamukurikiye. Nta nubwo abo yakoreye ibitangaza bose ariko bamukurikiye. Ariko abagize amahirwe yo kumukurikira banditse byinshi, bafite ubuhamya bwinshi, bafite icyo bamuvugaho. Ni ryari abantu bazagukurikira? Ni igihe uzamenya guhagurutsa kwizera kukuri. Haleluya. Reka mvuga ibintu bikeya nirukange tuze gusenga. Kwizera kwawe kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Iyo udakunda kumva ijambo ry'Imana, kwizera kwawe kuzacogora, kuko kwizera kuracogora. Iyo ukunda kumva ijambo ry'Imana, uba uri kugaburira kwizera kukurimo. Ntabwo abizera ari abandi, nabumva. Iyo utumva ntiwizera, kandi iyo utizeye ntubaho ubeshejwe no kwizera. Amen. Ndabyibuka umunsi umwe umuntu yarambwiye ngo ibi bintu by'umurimo w'Imana uri gutangira ntabwo uzi ibyo utangiye.
ati reka nkubwire uzasara, aturaje uzabwahagirane, niryo terime bakunda gukoresha, uzabwahagirana. Amazi ndetse kubera iki? Ngwino nkwereke indi nzira, va muri iyo urimo no nkwereke indi. Kuko iyo uri mu nzira yo kwizera hari abantu baza kwigukuramo bakakwerekeza mu yindi, kandi iyo wizera niyo y'ukuri. Buri inzira yawe urimo wizeye k'icyo gishoboye, k'iki wagikora, k'iki cyashoboka kuri wowe, iyo nzira ni y'ukuri. Ariko hari ababona ibyo urimo bidashoboka, anshyiriraho indi nzira, kuko iyo wanze gucamo iyo wizeye bagushyiriraho iyawe. Amen. Muzi impamvu abakristo duhora twaguye, twasubiye inyuma, twacogoye, nuko duhura n'abantu badushyiriraho izindi nzira. Ariko iyo Yesu yagushyiriyeho wanze kuyikoresha. Umuntu aranyoboye arambwira ati uraruzi urusengero rureke, ngwino dore mfite abapasiteri bakomeye baguhembe. Abwira ni byiza, baramba ngahe? 300,000. Yari menshi muri 2015. Ngiye gusenga Imana irambwira atese yewe ubonye ko amaboko yanjye abaye magufi, ubonye ko neza inama y'uriya muntu ifite igisubizo kuruta ibyo nkubwira. Ndagenda ndamuhakanira amezi 6. Arambwira ngo nkurahire mfite experience, nayoboye itorero rirananira. Ryarananiye, we nguhaye angahe? 6. Nurimara n'amezi 6 sha uzaba ufite Imana. Si n'Imana gusa, uzaba ufite n'ibindi. Uko batizera Imana bizera ibindi. Ndatangira amezi 6 twari tumaze kumenyekana. Arongera arambwira ati nguhaye umwaka nawe urashira. Kuva 2016 tugeze 2020 na kangahe na 2. Uyu munsi yaracecetse, ahubwo yaravuze ati nanjye nzaza. Niryara abantu bazagukurikira, n'igihe uzahagarara mu nzira yo kwizera, nuhura n'ibisiku bibwira ngo ndacyakomeje. Kandi umunsi umwe abakubwira ngo ntibishoboka bazaza bagukurikire, bavuga ngo buryo ufite Imana. Ariko iyo tutabizi, kwizera kwacu kurahinyurwa, kwamara guhinyurwa tukabivamo. Abenshi tugarutse nka 5. Naguye nagarutse, naguye nagarutse, naguye nagarutse, nabivuyemo nabigarutsemo, nabivuyemo nabigarutsemo. Impamvu kwizera kwawe nuko gushidikanywa, nuko gushidikanywa. Warye nukuri murabizi natwe turi mu isi, ntabwo uri mu isi wenyine. Imana izakuzanira abantu bahagaze rimwe barema pe, ibagushyirira imbere, ikubwira ataba barizeye kugera ku munota cyane, izabazana, izabakuzanira ibagutereka imbere. Ujye uvuga ngo nukuri ngo ariko Mana ngo nawe urabizi, ntabyizi. Ikizi ni kimwe, uwizera abasha kubaho igihe bishoboka n'igihe bidashoboka, igihe byemera n'igihe bitemera. Hari ikintu cyiza nenda kukubwira. Bibiliya ivuga kwizera iduha ingero z'abizera. Iyo usomye mu Baheburayo harabivuga, havuga intwari zo kwizera. Ariko mbere yuko njya mu Baheburayo, reka mvuge kuri uyu muntu. Ahantu dusomye muri Luka igice cyaho cya 7, umurongo waho wa mbere kugera ku murongo waho w'10, dusanze Yesu arimo avuga ubutumwa, ariko aza kubwiriza abantu. Avaho yabwirizaga ajya mu mudugudu bita Kaperina. Agezeyo asanga abayuda bamutegereje, baramwakira. Hari umutware w'umusirikari, yari umutware utwara abandi basirikari. Amenya amakuru ko Yesu yahageze, atuma abakuru b'abayuda arabwira ngo namenye ko wa mugabo w'umunyabitangaza yaje, mumumbwirire yo kagira umugisha, yo kabyara, yo gaheka abahungu n'abakobwa. Mfite umugaragu wanjye urwaye, twabanye neza nta kibi nibuka, ararwaye arenda gupfa. None
ndamwinginze agira uko abigenza mugaragu wanjye akiri. Abagaragu baragiye babibwiye abayuda, nako abayuda baragiye babibwiye Yesu. Yesu arabahakanira, arababwira ati sinjyayo, nta nicyo ndamufasha. Ababwirije, reka mbabwire impamvu babwira ngo mujye mwizera ariko munakora imirimo igaragaza ko mwizeye. Niba hariho kwizera hatariho imirimo, kwizera kwacu ni iki? Ni impfabusa. None arababwira Yesu ni mwiza, abatega amatwi bari kumubwira. Baramubwira ati rero Yesu, ni byiza ko uyu muntu mugirira gutyo, mukiriza umugaragu. 1, icyambere akunda ubwoko bwa. Muzi impamvu bari bavuze ngo akunda ubwoko bwabo? Uwo mutware yari umuroma, ntabwo ari umuyuda, nta nubwo ari umwisiraheli, kuko Isiraheli yakoronejwe n'abaroma, niyo bayiyoboraga. Kandi uko bayiyoboraga bayitegekaga uko bashaka. Ariko mutware ngo agakunda abayuda, akabasura, akabaganiriza ati nubwo ndi umuroma ariko ndabakunda. Arangije akora icya kabiri cyari gikomeye, kitari cyoroshye, abubakira isinagogi yo gusengeramo. Yesu ntiyarahara abikora, ariko kubwo gukunda ubwo bwoko n'amasengesho yabo aterura igikorwa cyiza. Aravuga ati si ukubakunda gusa, naho gusengera ndahabubakira, atari uko ari buze gusengeramo. Yari umusirikari. Umunsi Yesu yagiye gukora igitangaza, bamwibutsa ibyo yakoze. Mbabwire, ibintu byinshi biri muri Bibiliya Yesu yakoze, yabikoreye abantu bafite impamvu yo kubikorerwa. Ibyinshi yabikoreye abantu bafite impamvu yo kubikorerwa. Baramwinginga, arabwira ati sawa ndajyayo. Amenya amakuru ko Yesu agiye kuza, aravuga ati yemwe oya, nimumubwire ntiyirirwaza. Oya, ntibikwiriye ko yirirwaza. Rwose sinangombwa ngo aze kureba umurwayi, sinangombwa ngo nanjye nzi, kuko nanjye mfite abantu nyobora. Iyo mvuze ngo nibagende baragenda, navuga ngo nibaze bakagira ute bakaza, mumubwire ategeke gusa, umuntu wanjye arakira. Baraza baramubwira ati aravuze ngo nta mpamvu yo kwirirwaza, nta n'impamvu yo kwirirwa ujyayo, nta mpamvu, wowe gusa tegeka umurwayi agira ute. Yesu afata ku munwa aravuga ati ni ukuri pe, mu bayuda bose sinari nabona umuntu ufite kwizera kungana. Ngo uwo mwanya nta n'amasengesho yakoze, ngo haciyeho iminota basanga wa muntu yagize ute, yakize. Dore icyo nenda kubigisha, ntabwo ibitangaza byacu bizanwa n'ikindi, bizanwa n'uwo twizera n'uburyo tubyizeramo. Amen. Ubu dufite abantu bakoresha logique. Tarya ni kwanda ati ni kwa runaka, kuko insengero z'uyu munsi zitiriwe abashumba baziyobora. Inyinshi ndizimenywa amazina yazo, bamenya abashumba baziyoboye, nta n'ikibi kirimo. Iyo rero ufite amakuru mabi, wowe unyumve neza, iyo ufite amakuru mabi, kwizera kwawe kurapfa. Mbabwira impamvu. Iyo Satana turwanya, arwanya inzira ducamo dukorera Imana, kubera ko twahuye n'abantu batari beza, batatwigishije, batatuganirije ijambo ry'Imana neza, babaye nk'abadufata ku ngufu, badukorera byamfurambi. Uhora rero ufite ubwoba urusengero winjiyemo bumeze nk'amaneko. Bakora bate? Kuriya mupasiteri avuze ko kwizera buriya ashatse kuvuga ko kwizera ko kugira gute. Donc ugasanga umuntu ni umujaji, ijambo aho kuryizera afite logique iruta kwizera. Iyo uzanye logique ntiwo wizeye, kuko gushidikanya birasa na logique. Amen. Amen. Iyo hariyo kwizera, gushidikanya kuba kwavuyeho. Wizeye ko wabyara, ndabyizeye. Wizeye ko wakora ubukwe mu kwa 7, ndabyizeye. Wizeye ko uyu munsi nta sheri wari wakwandikira ngo akubwira ati mutima ntawe. Wizeye ko mu kwa 8 wabona igitangaza, ugarongorwa mu kwa 14 cyangwa kwa 15 ukaba utwite. Kwizera kurakubwira ngo birashoboka cyane, kuko Bibiliya ivuga ngo kuko tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ikindi icyo ari cyo cyose. Kwizera rero nyako ni ugushyira mu bikorwa ibyo wizeye uwo munsi.
umunsi twimuka tuva mu cyaro, reka mbabwire uburyo nimutse mvuye mu cyaro na madamu. Nabaga Kigali, madamu ari mu cyaro, niho nakorewe mariage. Sara na Manasi, reka mbavuge n'abakozi b'Imana, baraza baraduhanurira. Twari mu giterane cy'iminsi 7. Iminsi 7 irangiye, nari nibohokeye nanezerewe. Basaba ubuyobozi bw'itorero muri paruwasi yose, baravuga ngo hari abantu twahisemo gusura, n'abageni bashyingiwe muri uku kwezi kwa 7. Imana iduhaye uburyo bwo kugira ngo tubasure, hari message yabo dufite. Barabitumenyesha na data bukwaza, ngira ngo yari buze mariko ndiyaje icyo gihe. Ataje hazi yindi komite ya paruwasi yose, yari imidugudu 12 niba atari muri 11. Murumva komite y'iyo paruwasi yari ifite abayobozi benshi. Ndagenda nikopesha umuceri, uwo munsi ndawukaranga, madamu ndiyageze mu gikoni, shyiramo inyanya ndazihata, nshaka sauce tomate na sorwatom, nkora melange, umuceri ndawukaranga, ikirayi ndagikaranga, akantu kose ndakaranga, ariko nabifashe ideni. Yes, kuko niteguye kwakira abakozi b'Imana badasanzwe, kandi nta kantu nakubiswe ubukwe bwarankubise, sigaye imifuka yikunguze. Hari igihe imifuka yikunguta akawunga kagashira, ariko gasigarana kugira ute kwizera. Ndagenda sikubukara, nagiye mu gitondo nzindutse, naragenda ndakomanga, ni mwaramutse mu gitondo, mumba isukari, mumba umuceri, mumba akawunga, mumbereze. Kubera ko bari banzi ndi n'umwizerwa, barabimba utunyanya. Uwo munsi nditekera, yaratwite wiringira ngo wari waramaze gusamba wiri. Ndateka njya mu gikoni, karanga bakara, abakozi b'Imana nabiteguye ku mwenda w'ibyo ngiye kubagaburira, ariko irimo kwizera kurakuremera. Ndabakarangira uturagara, nzinduka ku Kivu. Iwacu haturi ikiyaga, hari ukuntu uzinduka ukagura udusamake n'udusambaza, turya dukanura duhwereye. Muratuzi udukanura duhwereye? Utwo dukanura duhwereye nducisha mu mavuta, ndadukaranga, ndabikaranga, ndi mu mavuta ubw'umwami Yesu nkunda, ndamahoro ku idene. Yes, abakozi b'Imana ngiye kumfata neza, baze barye banezerwe bishime, tayari mwenda nzawishyura nitonze. Baraje bahageze nka saa 8 bishyira saa 9, twari twahishije uturyo tw'iki tw'umwenda. Iryo ni ibanga ryanjye na madamu kubwo kwizera kwacu. Bagiye guhanura, barahanura, baravuga ngo Imana ibahinduriye gakondo, muvuye ku gasozi gatukura. Agasozi nari nubatseho, na n'uyu munsi insina gateweho ntiramera abanza, ihora iri aho mu giti kizamuka, kare agasozi kabi cyane, kariho ishyamba hafi aho ngaho. Ariko kubera ko cyari ikibanza data yigeze gushaka kubaka, abariho nanjye njya kubaka, navani nta mpamvu byo kundushya, reka mfatire hariya ndahubaka. Ariko nta kintu washyira munsi y'urugo, bahareba ni ku gasi. Urusengero rwacu rwabaga, wabaga uteganye naho nubatse neza, usohoka mu nzu ureba ku rusengero twasengeraga. Imana iratubwira ngo ndabahinduriye uyu munsi, ndabimuye, mbatuje i Kigali. Hari harananiye ndi jyenyine, none Imana ibivuze njyanye na madamu n'umwana uri mu nda. Nizeye uwo munsi bapfuye kuva, mbwira madamu ndi wayumvishije Imana, wayumvishije, itegure turagiye. Nta tike, nibyo twariye niki n'umwenda. Ariko njya nibaza, reka mbabwire, kwizera utakuremeye amaguru uragupfana. Ndamushyushya, mujyana mu masengesho, turare hasi, turasenga, turayinginga, Mana wakoze, turagushimiye, tukarara mubwira ngo werekwe, urote ko abonye Kigali. Ntiyarahazi, nge nari nsanzwe mpaba. Umunsi umwe sinzabyibagirwa, ndota ndi gucuruza Kigali amabase n'amasafuriya, nkajya mbonamwe ibintu bimanitse muri hejuru. Ndamubwira ndiyo, kanguka mushikiwa, kwanguka sha, Imana irandotesheje kimicanga neza, ndi gucuruza. Ati turagiye. Igitondo kimwe nanjye arambwira ngo ndabirose. Dutangira gupanga uburyo tugomba kugenda, nta n'igihumbi, na wa muceri tutarawishyura. Reka mbabwire uko naje nsozi. Umunsi naje abantu bose bavuza induru, yo azapfa,
biramurangiranye. Dore uko abana basara, arongoreye kuri 22, warongoye afite 21, nta mujyanama, nta gitekerezo. Dore baragiye, hamunani yari umusore, none ajyanye umugore ati barapfuye, barahambye, basi birarangiye, bajya kwa data bukwe. Ati abana barakunaniye, birananiranye neza, data bukwe umutima umujya mu mutwe, ariko twagiye tayari. Kuko nitwa Imana yavuganye natwe, ntabwo yavuganye na data bukwe. Ninjya kumubaza arambaza ngo ufite angahe? None ufite iki? Ntacyo. Kuri konti hari angahe? Ntayo. Hanyuma se gahunda muko muzabaho? Ntabyo. Ibyo watuma abana be bagenda? Ndavuga nti ningisha inama ntawe uranyemerera. Umujyanama aravuze ngo nimujye. Iyo wumva ijwi ry'Imana wirinda kujya kubaza byinshi. Iyo ushaka kubona kwizera kurema, ukoresha uko kurimo. Iyo ushatse gukoresha muko abandi, kurakugarura inyuma, kurakubwira ngo ibyo utekereza ntibishoboka, iyo nzira ucamo ntishoboka, icyo cyerekezo ugiyemo uzagwayo. Ariko hari ijwi ritubwira, genda nzabana nawe, genda nzakorana nawe, genda nzaca inzira, genda ndi Imana ibeshaho. Iryo jwi urarikeneye. Twaraje, nari mfite 150. Icyo gihe ndibuka nari nabonye amafaranga 200 tuyakuye ahantu, nishyura bya muceri. Ndamubwira ndi baya heza ni Kigali. Uragiye ati ndagiye. Uragiye ati n'umugore ati sha kure gitangaza sha, abantu bo mu cyaro Kigali ni mu ijuru. N'ubu rwose barabaza uri Kigali ati uri gitangaza. Kuri bo icyo gihe Mana yanjye 2009, umugore mushya nzanye muri Kigali bwa mbere, akandagiye Nyabugogo amatara ari kwaka. Ndabyibuka naramugende hara ni Nyabugogo, ko haka cyane mu kirere cyatukuye. Hatara ni mu ijuru tu, hatara ni mu ijuru ni Nyabugogo. Uko amatara ya Nyabugogo akubita mu kirere, none ikirere kigasa n'icyatukuye. Iyo uturutse Muhanga ugaturuka werekeza hari ya Ruyenzi, ikirere usanga kigize ute gitukuye. Ndamuzana sha, ariko uzangurira akantu we, nukuri kw'Imana. Yes, nibyo tujye tubyemera. Shatse azanyi yego, reka niburanire. Umuntu nakuye iyo za Cyangugu Nyamasheke, iyo hafi n'ikiyaga, yarazi ko umujyi ari Kivu, yarazi ko Kivu ari wo mujyi. None ga vuga ngo amen. Turashimira, reka dukomere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye. Imana ni nziza. Ndamuzana, ariko abandi bavuga ngo ntibariho. Aba mu gitondo bamenye amakuru ko twagiye, baravuze ngo twagiye Bugarama guhingira ibijumba. Aba kabiri ati reka da mwarabeshye, bari Bugesera ku mupaka n'u Burundi, bagiye guhingira ibishyimbo. Abandi bagerageje kuvuga, baravuze ngo twababonye Kamembe mu mujyi badafite bava niyo bajya. Iyo nzira ndi twayiciyemo. Abandi baravuga, barahimba. Umushumba wanjye wari unyoboye afata icyemezo, abwira data bukwe ngo ngiye gushaka abana, kandi nzaguha amakuru yabo. Twaraje dukodesha akazu k'ibihumbi 25. Igishoro cy'ubucuruzi cyari 100,000. Niga strategy mu kwizera, dupanga uburyo tuzajya turya. Uzajya urya ibishyimbo n'irindazi saa 6. Umwana uri mu nda abyakire gutungwa n'irindazi n'ibishyimbo. Nanjye nabonanye na Frodisi n'inshuti yanjye, yambesheje akazi. Aho ngiye rero ndajya nyakorera kwa 6 nyahabwe, nze nongera igishoro. Mbikora mu kwa 5, mu kwa 6, mu kwa 7 Imana irambagarika. Impagarika iti, uwo mugabo yanyandikiraga n'umunsi ntakoze, akawunyandikira, akavuga turi inshuti yanjye, n'umunsi utakoze ndawukwandikira cyane. Nanjye nahiriwe, naguwe neza, ndumva meze neza, mfite aho bampemba ntanakoze. Urumva icyo kintu? Mu kwa 7 shebuja araza arandeba, turiko runa umwana ubona atari inkotanyi sha, tura ntabwo yaje gushaka amakuru hano, tureko n'uwacu n'umwana wacu. Muri aka kazi urabizi neza. Arangije aramubwira ati ndamuzi, ati oya munkurire muri business, vanamo runa, vanamo. Arambwira ngo boss yakwanze, yatekereje kuzamuteshereza umutwe business. Uranyirukanya ati ndemweri,
akwirukana nanaguhemba utakoze. Igitima ngo pi ndapfuye bya bintu ndahamuka. Ntashye mbwira umugore nti bampagaritse. Yo nawe n'umunyiturage uvuye mu cyaro iyo umujya yajyaga ajya kwiremba akajya hengeza abazamuka. Abantu bavuye mu cyaro vuba bura bagira sinye zabo, mujye mubitondera. Baba bareba kongera agasubira inyuma akagera gutya hano mu cyaro. Ariko turashima Imana tuzanye mu mujyi n'ukuri kw'Imana, tuyihaye icyubahiro kandi tujye tuyiha icyubahiro yagize neza. Ukurumva yabaga ari gucuruza ariko yakira uwinjiye uri hanze atamukaribisha ngo ngwino ahengeza. Hari abagore bari abasirimu yahengeza agakongera akagira gutya akaginya. Ese madamu ubu byagenze gute none? Ni sawa ubu none asigaye bireba neza. Imyaka ibaye ingahe? Kuva 2009 ibaye 12. Yabaye umwanya mugi ngewe ngiye kugira 20 ndi Kigali. Ibyo bihe mwumva mu kwezi kwa 7 ndaza abakiriya baraje, imitima iraduhagararana. Kuva mpagaritswe abakiriya baraza hirya no hino. Umuryango utubana mutoya, nkagurisha utuntu ngiruka nkarangura santere, nkagurisha utuntu ngiruka nkagurangura santere. Mu kwezi kwa 10 uhere muri uko kwezi kwa 7 naguze ikibanza cya 1.5 miliyoni. Muri ya mafaranga nta mwenda. Mu kwezi kwa 4 tuvuye gushima Imana iyo twavutse dusigaye tugenda twatebeje amakote, kagafoto uzakazana umunsi umwe. Twari twarameze inda zo hasi cyangwa ugasanga yatangiriye hano hejuru. Hari gitangira uriya mubyibuho si ikindi. Imana izawundinde kwa cinara Yesu. Iriya foto iyo nyirebye njya nibaze se rwari urushwima rwari iki? Uko umeze neza. Ubu urumva ndagororotse. Nari ngoramenye inshuti zanjye nari meze ariko ga nanjye natangiye kwitwa umukire nk'abandi. Harya twagiye guhigura amafaranga angahe? 100,000 hari muri 2010. Tugeze hahandi bavuga ngo barapfuye barahambwe, tugenda twaratebeje, twari twambaye ibisa complete. Ikote ryanjye n'ikote rye ariko ry'abaturage ryagaragara. Ariko Yesu Mana warakoze ko no kumenya kutwambika iryo kote ryari intangaza. N'uyu munsi yo nditekereje Mesiya wisezerana. Ariko zirandodesha nyo twari twarazikuye harya ni Valence wari waratudode. Ariko reka tudodere yari umupapa ukuze. Umva reka mabwire na n'uyu munsi iryo kote ryaba ari kingwira. Murebe icyo gihe kugera none usibye ko naritanze ryaba ari kingwira. 2010 2022 mba ngiryambara naryo ari rinini. Najya ngira gutya rigahita rizamuka ryose. Turahagara dushima Imana. Muduhere Imana icyubahiro turakihaye. Muyizamurira amaboko cyane turakizamuye. Tuziko babayeho we. Uziko kwa kwizera kwabo kwababeshejeho. Ati turashimira Imana twari twarahize umuhigo w'100,000 ko tuzayazana mu rusengero. Ati barahaguruka ati mwayazanye. Ati twayazanye. Uyu munsi nimwe murabwiriza ijambo rikuru. Uwo munsi bwa mbere bampaye kubwirizwa ijambo rikuru bwa mbere kuva niswe umukristo. Njyanye umuhigo nari narahize bamba kubwira ari ubwiriza. Nabwirije yahahise. Naravuga ngo ndashima Imana ko ntapfuye nanjye mbabwiriramo. Ndashima Imana ko amagambo yavuzwe yabaye impfabusa. Donc Bibiliya yari nkeya muri ngewe. Ntabwo ibyanditswe nari mbizi ari byinshi. Ariko nanjye mbishima hejuru ndavanisha. Mwaravuze ngo narapfuye ndacyariho. Mwaravuze ngo nzatagangara sinataganganye. Uko hari umunsi uburi ibyanditswe ariko nawe ibyo bakubwiye ukabibitura. Nanjye mbaheramo koko. Bwana asifiwe. Ndabyibuka dusohotse na madamu. Twageze hanze turahoberana. Abantu bose mwanyemerera tugahoberana ka parufiumu namwe murabyumva. Ka parufiumu duhumura neza. Ati aya mavuta agurirwa he? Mwahabwirwa n'iki? Aho dutuye muri Kigali ni wabo biratandukanye. Bo bamenyereye topisi yariho. Moviti nibwo ari icyaduka cyari gitangaza. Kwisiga moviti wasaga n'uwisiza amavuta y'amafaransa. Kugeza uyu munsi abo bavugaga ayo ngayo baraza bakarara iwanjye, barira iwanjye.
iyo uje wese aruhukira iwanjye, uje wese aryama iwanjye, uje wese ninjyagisha inama ndabigenza gute mw'uyu mujyi, ndakora gute ko ntahazi. Iyo ntaza nanjye mbaza kugisha inama nje nk'umushyitsi ugenda. Kwizera kwawe niko kuzakubeshaho, nugutakaza uzabaho nk'abandi bose. Inzira yawe irihariye, tuyisangiye na bene nyoko, tuyisangiye na bene so. Niwizera uzabaho bitandukanye nabo. Niwizera Imana izarema ibyo utigeze utekereza. Ariko dore ibanga ni rimwe, ibyo wiyumvamo naba ari byo ukora. Apana bakujyana mu byabo, ibyabo nibabijyemo nawe jya mu byo wiyumvamo. Haleluya. Ndashimira Imana. Iyo ngeze kwa data bukwe dukoresha igitaramo, baravuga ngo wa mukwe w'umukire yaje. Iyo nza kuba ndiyo wa mukwe w'umukene, kuko ubu nitwa umukire kuko ndi mu mujyi. Iyo uri mu cyaro ureshya n'abandi kuko niyo usuye so bukwe nta n'icyo umushyira. Ariko iyo manutse manuka nibuze njyanye umuceri, wabuze n'icyo umushyira ntiwabura n'ibihumbi 50 byo kumusigira. Reka mbabwire, ubuzima bwacu kugira ngo buzabeho bufite impinduka, nuko kwizera kwacu kugira ibikorwa, kugatangira gukora. Shyira mu bikorwa ibyo wizera. Uzi ko umuntu arangije kwiga, yarangiza kwiga akabaho ndi umushomeri, jya gushaka akazi karabuze. Muri Kigali se mama wagakura, wigiye iki? Amafaranga bagutanzeho nayiki? None ibi nkora sinabyigiye, nibyo nakoraga mbere sinabyigiye. Basi rema inzira muri wowe, kuko nugumana diguri uzayibika mu mutwe by'iforomati. Uko tinda biri foromata da, Icyongereza kiri foromata. Umva wajya ujya kukivuga ukumva ururimi uraruhekenye. Kubera iki? Ibyo wize ubimaranye igihe utagira utabikoresha. Wajya kuba ngo gudumanga kututonandi. Se yewe bite ko wize byagenze gute? Ati ndi kumva rwose mu twagira ngo baraha farumasi. Wajya kuvuga inshinga ikakunanira. Wajya kugira ikintu uvuga kikakunanira. Kubera iki? Uryamanye ibintu wize ariko udakoresha. Bwana sifiwe. Bwira uwo muntu ngo none turakangura kwizera kwacu. Bwana sifiwe. Ntabwo nkwibutsa igihe buriya mujye mu abazima kandi musenge muri bazima. Munsi nahombye nanze kumvira Imana, nabwiye umugore ntitujye mu mujyi n'amaguru. Tujya mu mujyi n'amaguru. Harambaza nta tike se sheri ntayo. Turagenda tugere kwa Rubangura turebe mu byukusa, tujye tureba ari amazu maremare, niturangiza twitahire tayari. Hanyuma samaherezo nayahe, nta kirayi ntayo, nta yisambusa ntayo, nta ikinyanya ntayo, nta n'isuguti ntayo, nta kintu nama ntayo. Ati none se waretse tukaryama ntikwacinara Yesu aryama abarwayi ntabwo aryama abantu bazima. Tugende dukate mu mujyi wani dushobora kuza kugwira uwayataye tukayagwira yayataye. Kwizera kurema ibyatakaye. Yaciye kuri ruhurura yo haruguru za regorezo yaciye ahanca kuyahana. Tugenda tureba ati tugenda nawe areba nkamaze hari kibonye ati wapi. Turagenda tugera kwa Rubangura ntacyo dufashe. Turongera turakata hariya hejuru aho nari narubatse hejuru iriya Rebero. Nawe uruvo rwo rugendo kandi tumanutse santere. Ariko sinshaka kuryama. Oya, haryama abarwayi. Ariko ubu tugwije udusore twarangije twirirwa turyamye kuri WhatsApp. Mutima uzamuye. Wowe haguruka. Yes, niba wumva ushaka umugore haguruka ushaka umugore kandi ufite intego. Umubwire ngo nubwo ngukunze ndashomereye, ngiye gushaka akazi nimfatisha tayari inkwano ndayitanga sha. Ariko tugwije abasore birirwa bagaramye mu gitanda, nzagukuntu nyanga nzapfejo ni unyanze nzasara. Wasariye n'ubundi mu gitanda wararangiye. Nta muntu muzima utarwaye wo kuba mu gitanda. N'abadukurikira babimenye, nta muntu muzima
utarwaye wo kwirirwa mu gitanda. Afazari genda umenye amakuru y'ibikorerwa hanze. Ujye ugenda urebe uburyo bari bacuruza ibishaje ese bino bintu mucuruza byitwa ngo babyita ngo iki harya? Inyuma zibiriya binuze bya hanze pfariya. Biriya bishaje bagenda bakagura byo mu ngo, ujye baza ati harya mubigurira. Tiwigura ngo tarya umuntu afite angahe yabikora ati yego. Ati buriya si igishoro cyabarangaye kandi nta nayo kurya ufite. Ariko ubwonko bwawe bugira ute bukore. Unaniwe gusenga, urashaka kwiryamira gusa, urashaka kujya wirirwa, ushaka ni mumba amayinite, urahamagaza ndi. Urahamagaza ndi. Nakazi nicyo ushaka. Unaniwe gushaka Imana, unaniwe gushaka ibyagutunga, urashaka gusa kuzabaho gusa gutyo gusa, ntacyo bizamara. Dore ibanga ni rimwe, uwizera Imana kabone naho haba hari ubusa, kabone naho nta rufatiro, kabone naho nta gifatika gihari, kabone naho yewe hirya no hino nta nzira. Iyo umuntu yizera bakamufungira mu nzu itagira imiryango, kwizera kurakubwira ngo hano hashobora kuboneka inzira, hariya hashobora kuboneka inzira. Ntabwo uryama urabyuka ugahagarara. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umuntu umwe bamufungiye muri gereza, bamaze kumufunga, Imana iramubwira ngo ndabanamo nawe. Aravuga ngo urabanamo nanjye ati yego. Akajya avuga ngo Mana turi kumwe, Mana turi kumwe. Bamufungiye muri gereza wenyine, turi kumwe, turi kumwe, turi kumwe, turi kumwe, turi kumwe, turi kumwe. Mana ndabizi turi kumwe, ntabwo ndi njyenyine. Ngo noneho abari hirya baraterana baravuga ngo ariko ubundi ho kugira mujye kumutanga mugende ajye no kubaho nabi, mwamurekuye, mwamuretse. Imana iri kumubwira ngo ukuri gusenga ndi kubatatanya, imitima yabo ndimo ndayinyeganyeza. Yes, iyo ubuzima bubuja, iyo ubuzima bukora, hari uburyo bigenda. Reka mbabwire, amazi iyo wayashyiraho sima, kubera ko ababyigana agera akamena sima, kabone niyo washyiraho amakaro, iyo amazi ari gukora isoko ikora. Ndagira ngo mbabwire ndi wafungira n'isoko. Kwizera n'isoko y'abizera, kwizera n'isoko y'abana b'Imana, kwizera n'isoko y'abanyamasengesho. Iyo udasenga ntiwizera uzapfa nabi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuri iri jambo gusa narimvuze, umusirikare udakijijwe udasenga aravuga ngo mwana ntiwirirwe uzi wanjye, nta nubwo niriwe nza ngo muzane muguhekere mukuzanire, no tegeka, kuko nanjye ndi umuntu ndategeka. Ariko murumva ko kwizera murakumva? Ariko hari abantu ashaka nsengera, hoya ntibinahagije, nyicaraho, kunyicara nabyo ntibihagije, ongera urambika n'agatuza nako ntigahagije. Ushaka iki? Wanasifiwe. Ushaka iki? Wabaye gute? Wagiye wizera? Amen. Bibiliya tubwira ngo Yesu yigeze kubwira umuntu ngo nkiza kutizera. Nkiza kutizera. Imana igutukize kutizera. Kutizera no burwayi. Umuntu wanzanye Kigali yandaye mu nzu ayintamo, ariwe wanzanye 2-3 ayintamo, bandi 500 barayamara ari 2. Bamaze kuyamara barancika, bansiga mu nzima z'amezi 3 itishyuye. Inzariranja njya gushaka akazi kuri Kiye University hariya, murahaza hano hirya. Ndajyayo barangije barandeba, nta biro mfite, nta nyama y'agatuza, nta nyama y'ikibuno, nta y'umugongo, nta y'umutwe. Bati turapfuye. Yewe mwa uje gushaka iki takazi? Bati kora kugutwi ngukoraho. Atukuboko ko kugera. Namwe nimurebe uko ndi mugufi, murebe nicyo gihe nari mugufi kurushanga. Murabyumva? No nta ni nyama. Nari mutoya, nari umwana muto mu myaka 18. Umwe arandeba aravuga ati none se urashobora iki? Ndi ako mu makoze ndagashobora. Kigali undi arambwira ati rero ndaguha 1000. Cyari cyinshi kuko ibirayi byaguraga amafaranga 50, byaba byamanutse bikagura 30 ikiro. Cyane na 25 urabibonaga kimicanga uwo twabaga mu Rwintare.
na 10 ifu noneho ifu y'ubugari yaguraga 25 ikiro cy'ubugari kandi ifu ya ruhango apana zirya zanyu z'inkorano nsigaye mbona zateye umena mw'amazi nazara amazi bigahinduka noneho amazi burundu yari amafu meza ndagira ngo nguhe igihumbi ugende wirire ibi bintu bya hano byihorere ntihoya ndashaka akazi ndagashaka ndabyibuka icyo gihe baduha akazi ko kwirirwa tumena beto ubu namenye beto inzara zenda kuvamo beto twakoreraga ngahe umuyede wa beto yakoreraga 800 ushinzwe ubundi uko buriye kiyede cya beto n'ikiyede cya sima biratandukanye uwo icyo gihe yahembwaga 500 twebwe duhembwa 800 kuri ki beto tukararamo bugacya dukorera 800 kandi uri buze kuva hano Remera hano kuri kiye utaki imicanga ukoreshe nk'amafaranga 100 cyangwa 150 wenda nuba wanariye urasigarana nka truwasi herega mwebwe muri abasirimu ga ibintu biraryoshye Kigali yararyoshye ndigirura twebwe twayijemo irura mwebwe ga aya matara yaratse kandi azahore yaka Imana ibambera umugisha turababara ariko turakora tugira ute turakora umwenda nkuvamo yari inzu y'ibyumba 3 na saro irimo amatara idekoye neza nayishyuraga 5,000 yari menshi inzu ya 5 2003 kimicanga hariya mu Rwindare 5 ni ngo kuba muzamagana 2 uyu munsi none hano Kimirongo inzu y'ibyumba 2 na saro ikodeshwa hafi 150 hano hafa kandi nari nduriye hafi hariya na Kimihurura munsi y'umurenge wa Kimihurura murahazi si kuri kaburimbo none se mbabaze muratekereza ko icyo gihe tutahabaye kandi bigashoboka dore ibanga ni rimwe nuko utemerera ibitekerezo bikubwira ngo urapfuye baransize barampamagara barambwira ngo ese urumva uzaba i Kigali cyangwa uragaruka mu cyaro ndababwira nti nzaba i Kigali ufite akazi ati ndako twebwe tugiye gukora za mariage kandi tuzigumira mu cyaro ni mugende uyu munsi bari mu cyaro nge ndi muri Kigali aribo banzanye murabyumva neza aho uzaguma ukahatinda bisaba kwiyemeza no kwizera n'urugo bwarwa rurugo kugira ngo urugumemo n'ukwiyemeza no kwizera Bwana sifiwe abakristo twa none dukunda ibintu byoroshye ubwo ari Imana yabivuze biroroshye aha ntibigomba kugorana n'ukuri si Imana ndi yabivuze biroroshye aha ubwo yabivuze bigomba kuza bigize ute byoroshye hari abahungu ngo barindiriye ko bazarongora abakobwa bahaye amafaranga mufite ikibazo ubwo Imana yambwiye ngo igiye kumba umugore mwiza kandi ufite akantu ubwo azanisaba nikwi ariko ibaze nisabye nka nikwa ndi umukobwa nanjye nakuyobora nahinduka umugabo yes ukwiriye kugira uruhare mu gikorwa ushaka kugeraho kandi ubiyobowemo no amen haleluya kuko mu bitangaza Imana ikora harimo ibitangaza ikoresha kwize hakaba n'ibindi bidaca ahandi bigaca mu bundi buryo ariko ibyinshi biyorwa no kwizera amen 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 ntabwo ubizi ko ngewe nagiye kwisabira nka nikwera nka ninegosiya namuze tukanegosiya timuze ushaka iki ushaka inkwano ushaka ngahe ni ngewe nta papa wagiyeyo mwebwe ga murabagira murabohereza ngewe ninge wige twaravuganaga ni gute ni kandi ku rusengero uko niyo yaranyoboraga nacunga gasoje amateraniro ni nagushaka negosiyasiyo kandi se bite urita ngewe ndi furu cyo usaba ndagikora abantu b'uyu munsi mwararegeje ibintu byo kuregeza si ibintu ubundi reka mbabwire kimwe gituma ubukristo bwacu bugawa biterwa natwe Bwana sifiwe none se reka mbabaze mutekereze ejo bundi na fese 36 ugize 36 uri wanyu ushaka kuri umuhungu bagaburira mama mpisabune niba mugenda muzanira 100 yemwe ba
mama mpereza suvetoma, harya gura ngaha igura 1500 bakakugurira, harya mama nukuri nkeneye no kugira ngo ndebe ko nasohokana n'abandi, mama akaguha 5, ufite imyaka 36 uri umusore, urumva utarwaye? Warangiza ukiruvanga Imana, ubuzima izakugenza ite? Ubeshejwe no kwizera kwa mama wawe, ubwo ariko wahisemo izakureka, ahubwo izamure kwizera kwa mama. Yes, kuko ubeshejwe no kwizera kwande kwa mama, ukwawe kwarapfuye, abandi bakabeshwa no kwa basi. Papa nukuri buriya rero ipantaro yashaje 35, nge mfite 18 narayigurira. Abana b'abazungu ibyo ntibabigira, kabone nubwo babateganyiriza 18 babirukana mu nzi wabo, bakabwira ati genda nawe ujye kwirwanaho. Urashaka kuza nukuri aha muri iyi minsi nta kurongora, aha kareka nge ndakibereye kwa papa, ndakibereye no kwa mama, mfite na angu mfasha. Reka nkubwire, umva harageze kubeshwaho no kwizera. Ndasenza abaguhetse baguture hasi. Yari uheka ugaheka umugabo ameze ubwanwa bigatera ubuteshye. Ni ikibazo. Namwe ni murebe uguheka umugabo ameze ubwanwa, ubwo baracyamuhetse, akwiriye kwimezamwe amaguru yo kwizera. Yes. Igitondo kimwe ugafata agasakosho ugasohoka, mvuye iwacu, mvuye kwa mama, njye nahabereye. Reka mbabwira abakobwa birumvikana, duhora tubafitiye igishyika. N'abari mu tugeto ndabasengera Imana ibashakira abagabo byihuse, kuko bo bari muri risiki. Abakobwa n'abari muri geto ndabasengeye, mwami Yesu utabara hakiri kare, kuko nibitinda bazazana abagabo muri geto, kandi ntibyemewe, ntabwo byemewe. Bwana zifiwe. Duhuze umutima dusengera abakobwa bari mu mageto bose, tuvuga ngo Imana ibashakira iki? Abagabo. Mana nkorera, ndasenzira isengesho, abakobwa bari muri geto bakuremo, ubaha abagabo mu izina ryande rya Yesu. Bitagenze gutya ikibazo cyavuka. Kandi bimvuze ndiseriye, kuko iyo bagusuye bagusurana nande. Iyo abasore bakubwira ati sheri ndashaka kugusura, utumira ndi ngo nibuze bahari. Ariko abasore bose barengeje igihe kidakwiriye tubohereje muri geto. Good. Kandi ndiseriye, kandi Imana inyumve, nta mugabo w'ubwanwa wo kwirirwa bahetse baguture hasi. N'Imana irakurera ikagera ikagucutsa, kavata ariko sha ubuzahora kuri bebero uri umugabo. No, ibyo bintu ntabwo abari byo. Tugiye kwisengera, birakabije. Ndabeshya Rube ni mu minsi yashize yari umusore, atangiza umushinga w'ubukwe, n'ukuri si yari afite amafaranga menshi. Ariko nimurebe kuntu Teddy amusize neza, reba uruhara, umusatsi urayaga. Iyo akomeza kubaho ubuzima bwo kuba muzehe kandi afite papa we na mama we, muzehe mama nuba bakiri kuri mama na papa, ariko yubatse urugo rwe rwiza, ameze neza, kandi atungishije umugore akazi yari afite n'ubundi, ataruko ahembwa menshi, ataruko afite ibya mirenge, ariko gufata icyemezo kubwo kwizera, aravuga ngo ngomba kuba umugabo. Abaye we arabyaye, ejo Imana imwongera abandi. Wasanga umuntu yigize bebe 30 bebe 40 bebe 45 bebe, wati ngewe nanagusohora basi. Ya birakabya. Ubu mfite abahungu mu minsi iraza ndafatira ibyemezo. Cyane. Mfitemo muri umuna wanjye nawe yarangije university, ubundi kumushyira ku gitugu, umva ni kugi uratekereza ikisha. Afite 31 hafi n'ibiri. None ndamugaburira iminsi bazi, hatazarangara akagira ngo namushakanye n'umugore wanjye. Reka da, urugo rwanjye n'urwanjye n'umugore wanjye. Yes, none nibyo niko bimeze. Erega abantu bajye babyumva.
kwizera ni ukukumereza ibintu. Kuba wiyumva ushaka kwizera, ugomba gufata igihe cyo kuvuga ngo hageze. Mbabaze, Mose ari muri Egiputa, igitondo kimwe yaravuze ngo maze kumenya amakuru ko hano atari iwacu, ndahitamo gufata icyemezo ajya mu mahema, abana na bene wabo. Mu gitondo kimwe yica umunyegiputa, arwanira ishyaka bene wabo. Farawo abimenye bagambirira kumwica, arahunga ajya i Midiyani. Agezeyo arongora umukobwa waho yahungiye. Ibihe bigomba kukwigisha kuvuga ngo iki ni igihe cyanjye. Ndarongorwa tu, ndabona akazi tu, ukajya ugenda ufashe mu mufuka ati ngewe meze ubu niteguye kujya muri biro. Atese ko afashe mu mufuka niteguye kujya muri biro, ndabyiteguye. Aturajya mu yihi ati kwa Makuza City Plaza, ahantu harimo ibiro byiza. Wowe ukabyumva byameze tu, byameze ko muzinduka mwumva muri bupfa, akaba ari byo muha agaciro. Ngo nukuri ndi kumva urupfu pe. Aho hari urupfu hasimbuza ubuzima, uvuge ngo ndabaho. Bwana sifiwe. Ibintu ndi kubigisha nibwo buzima. Tugiye gusenga. Amen. Ntabwo madamu yababwiye ngo nkimubwira ngo I love you, yaravuze ngo I need you. Nta kujya kugisha inama no kubaza ngo nibyo cyangwa si byo, ati nafatiyeho. Uzi impamvu? Yabwiwe ijambo yiteguye kwaki. Igituma mugorana nuko mwafunze imitima yo kwizera, murayifunga. Nakazi kawe, myaka ni gusazana, ntuzandenganye. Ujuvanga Imana yaravuze ngo ndiyasohoje. Amen. Amen. Niba uri kubwirwa ubuhanuzi bw'amakara, jya gushaka amakara acururizwa. Niba uri kubwirwa ubuhanuzi bw'akazi, jya gushaka akazi aho gashakirwa. Niba uri kubwirwa ubuhanuzi bwo kubaka urugo, iga no kujya kuri status, ukubiteho wakubise agatenge, ureba abakujoyininga ariko babereye maso. Yes, uwe kaba modobo biyerekana se. None se tibirirwa bacaho bigira batya nubwo byavutsemo ibibazo. Ariko urashaka kuba imbere, mumbere mana, mumbere nakazi kawe. Mumbere ntibashaki, jya hagaragara bakubone, jya hagaragara bagira ute bakubone. Unagira unifotoza warambuye ikiganza ugira gutya, ndabasuje. Yes, dore abankurikiye status. Haleluya. Haruza avuga ati nukora arambura ikiganza neza pe, ntagutwaye ngo ujye ukiramburira mu nzu yanjye, nabanyazwe. Yes, none wowe washatse kugira ngo bizizana akazi yako. Bwana sifiwe. Haleluya. Murumva atari byo? Ujye ushaka ukuntu bigenza. None se reka mbabaze ikibazo twisengere. Rahabu, iyo bavuze indaya bita Rahabu, si indaya? Abonye abatasi yabakiranye umutima w'iki? W'umunezero. Arabwira ngo kandi ndabona musa n'abatasi baje gutata iki? Igihugu. Kandi dore bababonye barabica, nimuze ngire nte mbahishe. Uwo murimo akoze niwe wamucunguye ku munsi wo gufata Isiraheli. Murabyumva neza? Iyo abareka ntiyari gupfana n'abandi. Uwabuze n'umuhungu mw'abakobwa mwe, ko nabonye none Imana yansuye ikanzanira abakobwa. Uwabuze n'umukobwa basi cyangwa n'umuhungu wicira akantu gutya, kimurike kumugira, muhindura indebo mwoka byara, mujye muhindura nuko murebe. Se mwabaye muti? Buriya mu mintu nkundira umugore wanjye namukundiye tukihura n'amaso ye. Ninji iwabo mu nzu harandeba, Yesu we, abaransakuye kandi uko kunsakuza birinjira neza mu magufa no mu mutima. Uwo munsi nari najyanye na fotogarafa agafoto picha. Ariko we niyo bakubwiye ngo ese urifotoza ati mu izina rya Yesu nsa nabi, ubwo usa nabi ntacyo bitwaye. Kwizera kuvuga ngo nibwo naba nsa nabi ntacyo bitwaye. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe.
uzajya ugenda ngo waranutse warahumuye waragumye. Yawe rero buriya narahumuye n'akazi kawe. Kwizera kurakubwira ngo iga no guseka, useke neza. Imwanga n'akazi kawe. Amen. Tugiye kwisengera. Ijambo nshaka kubabwira ni iki? Iyo bavuze urwego rwo kwizera, no kwizera Imana ku rwego ugasa n'injiji. Muranyumva neza? Iyo ugikoresha ubwenge bwawe, kwizera ntugushobora. Amen. Amen. Iyo Samusoni aza kuba hano, Samusoni ngo yaterese umugore we, n'ubuhamya bwa Samusoni mvuze mu mbabarire ngiye inyuma y'ibyanjye. Arangije umugore we yakundwaga n'umugabo umusore ufite amafaranga, iwabo yaranamwerekanye. None Samusoni yajyana indirimbo, namwe mwumve nyine ibintu bihabanye. Kandi Samusoni nzamusaba azabibabwire. Murabyumva neza? Arambwira ati ndagukunda, azanye indirimbo. Nuko indirimbo none agacunga mu mugoroba cyangwa mu ijoro, akamwoherereza icyanditswe akagisoma. Inyuma y'icyanditswe agashyiraho iki? Indirimbo. Munyumve neza, uko abyohereza nyiri kugira amafaranga we nta bimubamo, nta cyanditswe, nta ndirimbo. Mu gitondo akabikora, nimugoroba akabikora, mu gitondo akabikora, nimugoroba akabikora. Umukobwa aramubwira ati ndakurahisha umugabo n'uyu, uriya gumane n'amafaranga ye n'amatindigasa niyo amafaranga yazari yasangire n'uwo basa. Uyu uririmba, uyu ufite indirimbo n'ikibwiriza. Ndagiye. Suko yaje Samusoni agacyura umugore w'indirimbo n'ikibwiriza. Umunyamafaranga akagira ute? Mbabaze, iyo atizera mu kibwiriza no mu ndirimbo, yari afite aho guteretesha. None we nawe ubure byose koko neza neza pe ubure byose koko. Nivugiraga ku basore n'abakobwa cyane ko ndafite umwanya wo kuzaza kubasura mu nyigisho zanyu. Ariko icyo nenda kubabwira ni kimwe: igihe cyose wazamuye kwizera, irekure. Yoroshye, wiremera, wiga oroha yewe mu kwizera baroroha. Murabyumva neza? Ijambo rya kabiri nenda kubabwira, kwizera kwacu kujyana no kugira ngo kubesheho. Igihe cyose Imana iri kuvuga, ugomba koroha umutima kugira ngo yige gushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana ari kukubwira. Mbaho urugero rwa bugufi, Yesu mu bitangaza yakoze yabikoreye abantu bamaze koroha cyane. Oroha, nuzana imibare ntubona igitangaza cya Yesu, ntacyo ubona. Oroha. Mbaho urugero rwa bugufi, umunsi Mariya yabonye igitangaza cye, yageze ku birenge bya Yesu asuka amarira n'amavuta. Yesu aramubwira ngo ibyaha byawe ugize ute? Mbabaze, aratuye. Ariko afashe icy'agaciro agishyize ku birenge, asutse amarira ayahanuguza umusatsi. Yesu ngo abibone, aravuga ngo koroha k'uyu mugore kuramuhesha imbabazi, koroha k'uyu mugore kuramuhesha kubona igitangaza. Kuva uwo munsi Mariya inshuti yande ya Yesu. Lazaro yari umukire, umusore w'umukire wamenetse, yari yarubatse inzu ku nyanja ngo arebe ibintu Yesu akorera mushiki we. Aramubwira ati nabonye nta cumbugira. Aramumanukana amujyana ku nzu aho ku mazi, aravuga ngo Yesu ujya uraramo hano. Lazaro atuje Yesu mu nzu, amutuje mu nzu. Igitondo kimwe Lazaro ararwara. Mariya na Marita barandika ngo ukunda agize ute? Ararwaye. Impamvu wakunda ni ukubera iki? Ni igihango bari baragiranye cyo guhanaho ku bana. Murabyumva neza? Icyo gihango Yesu agiha agaciro, aravanga iyo ndwara rwa Yesu yo kumwica niyo gutuma izina ry'Uwiteka rigira ute? Rihimbazwa. Maze Lazaro ararenga arapfa, amara iminsi 4 mu gituro. Ku munsi Yesu yagiyeho yaravuze ngo yemwe nimwizera murabona ubwiza bw'iki? Bati nitwizera se nitwizeye tukakwandikira ukanga kuza. Ubu bamwe mufite amatiko yo kuva ngo none se ubundi byo uri kwigisha ntitwabibayemo, hari icyo tutakoze.
wanasifiwe. Noneho reka mbatuma abakobwa, mwebwe mugende mujye kudutimba mwipime. Abasore mujye kwambara amakoti. Reka mbarangira ahantu mujya mu mujyi kwa Diana Ben arabikora. Mumubwire ngo twaje mukora igikorwa kiri prophetic. Tindarongowe birarangiye. Amafaranga ari hehe? Ati Yesu arayagira. Urishyura ati mbwira nangahe ahubwo bakodesha. Yes. Harabari kuvuga ati pastor ashaka ko noneho tujya ku karubanda social media katwambara. Ntawo babajyana. Ujye ubikora mu ibanga. Ntimuzagendera umunsi umwe nyine kamera zitazabakurikira. Ariko icyo nenda kubabwira, iyo kwizera gushaka iyo ushaka ko kukubeshaho, wiga kugushyira mu bikorwa. Wanasifiwe. Niba ari imodoka uri guhanura, ubu ni muri iyi minsi ubu ndi kugira gutya bagira uko muranseka, muzaseka nayizanye. Mumfashe guseka kuko ndi guhanura. Ni mavuta guhanura. Kuko ikintu cyose utari wiyumvamo ntacyo uzabayo. Ikintu cyose utari wiyumvamo ntuzabayo. Ikintu cyose kitari cyakomanga kuri wowe ngo utangire ukigenderemo, bizakugora kukibamo. Amen. Hallelujah. 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 None se mbazanire mama Furaha abigisha uburyo yakoye urusengero atari yabona n'umukunda. Akazana yakoye umugabo, azana inka n'amahembe arayinjiza mu rusengero. Birukana inka, mwirukane mu izina rya Yesu. Iyo ariko umuntu uzana inka mu rusengero arwaye, bati mumpa amahoro, niyo urusengero nzanye. None se ko azanye inka uzana amafaranga? Nazanye inka n'inkoni. Hano ku ruhimbi inka barayihindukije irahagarara. Ati vugira ku nka. Ati nje gukwa. Urakwandi? Ntawe nje gukwa umusore. Ari ntawe uhari. None se ibyo bibaho? Ntabwo ari ngombwa ko bibaho. Nge ndi kuremesha. Kwizera kugira ute? Kurema. Aravuga ngo Mana ndagushimiye ko umuhigo wanjye ndi kuwusoza. Ndavugiraho amagambo atatu. Icyambere, nkeneye umugabo mwiza unkunda kandi akankundwa akaza. Kabiri, nkeneye umugabo ufite amafaranga ufatika ntazajya niganyira amafaranga. Gatatu, nkeneye umugabo tuzabyarana tukarera abana neza kandi tukazabona ubugingo. Inka yanyu ni muyisigarane. Ndagushimiye Mana kunyumvisha. Uko kwezi umugabo yari i Burayi araza. Bagikubitana barebana umutima uramubwira ngo uwo no imitima irasomana. Vuga ngo imitima irasomana. Imitima irasomana. Bararebana ati yewe nanjye ati yewe ati uri kumva iki? Ati ndumva umutima. Wowe se? Ati nanjye ndumva umutima. Taka umugabo wakora muri UN, nzababwira baze n'inshuti zacu. Urumva afite umugabo umukunda mwiza uhembwa akagira ute? Aho mwebwe muzi ngo bizize urabirema. Hari aho ugera ntubu ugikeneye ko baguhanurira, ukarema ubuhanuzi direct. Hako mwarakaye nkanjye? Rega mbabajwe nuko dukubititse kandi Imana iganira natwe. Tujye dusengera indwara gusa. Umva nkubwire, kwizera kwawe kurarema ikintu none. Hari ikintu ugiye kwizerera kandi uragihabwa. Kandi ikintu ugiye kwizerera nukibona uzaza utanga ubuhamya. Amen. Urizeye. 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 Hari abantu bari kubati pastor tugejeje ahantu hakomeye. Birashoboka. Amen. Bwiriro muturanyi mwegera mubwire ngo nyamara ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Hagusubije ngo iki? Kristi mama wirakubwiye ngo iki? Mubwire ngo ni wizera none urabona ubwiza bw'Imana. Ese ibiri muri kuba kandi ubwo ntagombye gutigita cyane muri kugira ngo ndi mu mubiri. Riteraniro rirasengeye.
si ngombwa ngo ndirimbe indirimbo nyinshi, iri teraniro rirasengeye. None Imana irashaka ko ikintu urasengera uragiteraho amaguru kikaza kikitaba. Bibiliya iratubwira ngo iyo Imana ibihamagaye bigira ute? Bihamagarwa no kwizera. Amen. Tugiye gusenga Imana. Nasomye ijambo riri mu Baheburayo rivuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho. Ko batavuze gusenga kandi twaje gusenga? Nuko ushobora gusenga udafite kwizera bikakubera impfabusa. Kuko abasenga bose ntibasenga na kwizera, n'abakuvuga ntibakugira. Kuko kwizera nuko umuntu ku giti cye. Wizeye ko Imana yakuremera ikintu uyu munsi? Urabyizeye? Hari abantu batari kunyikiriza. Urabyizeye? Reka mbabwire, ninde watekereza ko Mose yarambura inkoni gusa, ukarambura inkoni hejuru y'inyanja? Hari abantu bazi inyanja? Murayizi mugire gutya inyanja abayizi? Hari abantu bazi ikiyaga? Ikiyaga bakizi bagire batya. Ariko iyo Imana ishatse kukwereka ko uri kumwe nayo, igukirisha icyo ufite. Mose yaramubaje ngo ufite iki? N'inkoni. Dore icyo Imana ikubwira, irakubaza ngo ufite kwizera kwagukiza? Yego. Nta bwenge, nta logique. Amen. 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 Haguruka ku maguru yawe, shaka dusenga. Tegetse byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka. Iyo Yesu ategetse byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka. Narindi kwabwira Lazaro mbabaze, nagize ngo none tuze gusenga Imana. Mureke mbabwire ikintu gikomeye. Ninde wari gutekereza ko Lazaro yava mu gituro mu bari bahateraniye? Bwana sifiwe. Munyumve neza. Muzicyo ndi kwabwira, kwizera kugira ute? Kubeshaho. Safi, turi pasiteri. Uribuka Petero agiye guhagurutsa ikirema cyari ku irembo ryitwa Ryiza, akivuga ngo haguruka, cyarahagurutse? Byasabye ko agishyiraho n'amaboko aragihagurutsa. Muzi icyo bisobanura? Hari ikintu utavugiraho gusa, ujya no gushyira mu bikorwa ukavuga ngo none. Bwana sifiwe. Haleluya. Niba hari umurwayi ufite, sinje ugende umurambike ibiganza arakira. None Imana irakoresha wowe. Urabyizeye? Ikiganza cyawe Imana iragikoresha, akanwa kawe Imana iragakoresha. Uyu munsi Imana irashaka kukwereka ko kwizera kukurimo kwabeshaho abandi nawe kukakubeshaho. Irashaka kukwereka ko kwizera kwawe gushobora gukiza abandi nawe kukagukiza. Amen. Niba hari business uri gutekereza, genda unone urayishyira mu bikorwa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Umva ngubwire tuze dukomeze. Business yawe ukore bije isabwa. Munyumve neza, ngiye kubakoresha icyo bita interrogation. Noneho mwebwe mumenye ngo Imana irasubiza cyangwa ntisubiza. Wowe icyo uri gutekereza, Imana irakwemereye utangire ugishyire he? Mu bikorwa. Niba ari utari wakora bije izatwara, ugende uyikore. Nurangiza uyipfukameho, amafaranga arakwitaba. Murakoma amashyi nk'abatabishaka. Murashaka kwibera aho ngaho gusa, muri aho ngaho gusa. Dore ikintu gikomeye, mureke mbabwize ukuri. Nukuri kwiyo mu ijuru
abantu babashije guhindurirwa amateka ni abantu bafashe kwizera ko iby'Imana ivuga bishoboka bagatangira kubishyira he mu bikorwa. Ndabeshya Kristi. Umuntu wumva ashaka gutwara imodoka ye ninde? Umuntu wese mbereye ku mugore wanjye provisoire bayigira ngahe? Provisoire ndahita njya gushyira kuri telefone yawe. Umuntu ndayaguha ejo kwa gatanu azajya kwiyandikisha ajye gukora. Yes, apana kubivugisha kanwa jyayo. 17 mpereza nangahe? Provisoire ni menshi uvuze, urabizi neza, ndayaguha. Ngewe ni mu gikorwa kiri tayari. Ejo mubone yagiye kwiyandikisha apana kujya vanga Imana yambwiye imodoka nta na perima ajya gukorera, ubwo se wicaye umara iki? Oya batagira ngo ndi mu gipindi uyabereke. 8 si 8 239 26 ibihumbi 70 ingahe 30. Ejo ngubone wagiye kwigira iki? Provisoire. Nzakubona ufite perime imodoka ize utwara imodoka. Ibintu byo kujya mwirirwamo mubika ibintu bidasora hejuru y'imitwe ifunze. Hejuru y'imitwe ifunze ibitsa amasezerano ngipfundikiye gusa. Man, hari icyo wambwiye Mana ndindiriye ko gisohora kwa kangahe utajya kugishaka. None sizakigusangisha mu gitanda, izakigusha igisangisha he? Ejo nzabonerese wamaze kwiyandikisha mu mategeko, wamaze kutangira kujya he ku ishuri. Yes, perime nzayigukurikiranira, nzakwishyurira byose. Nzabona uje gushima Imana ufite iki kategori